Kazi bakunzi ba Amarangamateka TV tubaye ikaze mu gitaramo cy'uyu mugoroba. Daudi kuri mikoro za Amarangamateka TV. Uyu munsi rero kandi turagenda tugaruka turebera hamwe gutabarwa kw'abanyamurenge. Abenshi bagenda bivugaho gutandukanye cyangwa benshi ugasanga baragenda babivuga mu buryo butandukanye mu nzira zitandukanye, ariko turagenda tugaruka dukora kuri Colonel Rukundo Michel Makanika, uruhare rwe mu gutabara abo mu bwoko bwe cyangwa abaturage barimo bicwa bakorerwa itsembatsemba cyangwa jenoside yarimo ikorerwa abanyamurenge. Nubwo uwo mugambi utararangira abantu bakirimo bicwa, ariko byibuze hari kigero, byibuze hari kuramira abantu byagiye bigaragara mu buryo bumwe n'ubundi. Nubwo Colonel Makanika atari we wenyine, ariko afri kumwe n'abandi n'izindi ntware z'umurenge zitandukanye, ariko hari aho yavuye twibaza ko abahavuye ari bake. Aho yavuye rero atabara abavuyeyo ni bake cyane. Niyo mpamvu tugenda tugaruka nubwo imirwano cyangwa ubwicanyi bwikomeje gukorerwa abanyamurenge, ariko turagenda tugaruka ndetse tunibaza gutabarwa kw'abanyamurenge kwaba kuzava he. Ese gutabarwa kw'abanyamurenge baba baratabawe? Igisigaye ni iki? Niba baratabawe, niba ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge? Muri iki gitaramo cy'Amarangamateka TV ndetse turagenda tugaruka n'amagambo amwe akomeye agarukwaho cyane Colonel Rukundo Michel yagiye avuga agarukwaho. Turaza kwigarukaho mu gitaramo cy'uyu mugoroba. Daudi niwe ugenda ugaruka mu bitaramo. Itangazamakuru rero ahatandukanye mu bihugu bitandukanye rikaba ryaragiye rigaruka ku gutabara abanyamurenge kwa Colonel Rukundo Michel Makanika. Impamvu nuko ari we ruvuye mu basirikare b'abanyamurenge basa n'abafite ipete ryo hejuru cyangwa abasirikare bazwi cyane cyane mu buryo bumwe n'ubundi, bafashe umwanzuro n'icyemezo cyo gutabara ubwo abanyamurenge basa n'abashoboye mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye bitewe n'ubwicanyi ndengakamere bwakorerwaga abo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo abanyamurenge. Reka tugende tureba cyaba cyarateye uyu mugabo gutabara cyangwa kuva mu byarimo kuva ahitwa ko hakomeye akaza kwifatanya n'abandi mu kurimbuka. Reka tugende tureba byibuze. Uwanze icyubahiro cy'inyenyeri zo ku ntugu asanga icyo cyubahiro nta mana gifite. Ababyeyi barimo bicwa cyangwa batemagurwa, abandi batemwa imitwe mu mateka muri gakondo y'umurenge, ubuzima butigeze kubaho. Asanga icyo cyubahiro nta mana, rero afata umwanzuro wo gukora icyo yakoze cyangwa icyemezo yafashe. Colonel Rukundo Michel Makanika. Colonel Rukundo Michel Makanika kandi nanone yanze gukomeza guherekezwa n'abagaragu cyangwa abasikoti mu muco uhatse umwijima, aho yibutse inyambo zivumera, imitavu ishabira ku misozi ahatandukanye, inka zabira mu misozi, mu mpinga z'imisozi ndetse no mu misozi miremire imbyeyi. Aho ayo mateka rero yarasa n'amaze gusibangana, asanga nta buzima bwo gutuza bufite imiturire muri ubwo buzima, afata icyemezo yafashe Colonel Rukundo Michel Makanika. Colonel Rukundo Michel Makanika kandi biragaragara ko yibutse
imiterere muri gakondo y'umurenge, abagabo n'abagore bavaga ku miso aha mu duce dutandukanye uturere tugize umurenge. Abagabo bavaga za Ndondo, abandi bakava za Mibunda, za Bubembe ahatandukanye berekeza za Minembwe, abandi berekeza mu turutwo duce tuvuze ku mikutano itandukanye mu bihe bitandukanye za Pentecoste kuri Noheli. No kuvuga ngo ayo mateka yaramaze gusibangana, uyu mugabo asanga nta miturire yo kuba muri ubwo buzima. Ayo mateka yamaze gusibangana, ayo mateka amaze gukurwaho n'abagashaka bake muri gakondo y'umurenge, asanga nta umwanzuro no gutabara kuje kwifatanya n'abandi mu kurimbuka. Birashoboka ndetse ko Colonel Rukunda Michel Makanika yibutse ibihe byo muri gakondo y'umurenge, akibuka abasaza abatorera bitaza imihana cyangwa bitarura imihana bakitarura imihana bakaje ku gatorero bakicara bakaganira amakuru y'ubuzima butandukanye, ubuzima bw'amateka atandukanye, bakibutsanya ibihe byo muri gakondo y'umurenge ndetse bakambukana imipaka, bakibutsanya amakuru yo mu bihugu bindi bitandukanye by'abaturanyi, bakavuga amakuru ya politiki, bakavuga amakuru y'ubuzima busanzwe, bakavuga amakuru y'iyobokamana, bakakubita hirya no hino, bakagaruka ku makuru y'inka, bakavuga ubuzima. Umunsi ukabiriraho bari ku gatorero baganira, inka zahindura, abagabo ugasanga basubiye bagiye guhindura inka cyangwa bagiye gukama inka migoroba igihe gitandukanye cyangwa amasaha ya nimugoroba. Ubwo buzima rero bwari bumaze gusa naho bumaze kurimburwa. Uyu mugabo Colonel Rukunda Michel Makanika arashobora kuba yaributse ibi bihe, akibuka gakondo y'umurenge, akongera akumva nta miturire, nta gutuza kurimo. Turi mu gitaramo cy'Imananga Amateka TV, Daudi ugenda ugaruka mu bitaramo by'amateka imigoroba itandukanye. Turimo turagenda tuganira rero ku magambo tuza kugenda dukora mu mwanya uri imbere, muratwihanganira. Amagambo yavuzwe na Colonel Rukunda Michel Makanika, amagambo agaragaza uburemere bw'ubutwari. Ku ikubitiro rero twari tubanje kunyura mu byatumye Colonel ibishobora kuba byaratumye Colonel Rukunda Michel Makanika afata icyemezo cyo gutabara. Nibyo twarimo tugenda tunyuramo twihuta cyane kugira ngo tuze gukora kuri ayo magambo. Ariko burya nta kibango gitungure Imana, ariko kandi iyo itabaye nayo inyuza ijisho mu ntumwa ikareba inkoramutima, akaba ari we ishinga imisiyo y'ivanjire cyangwa akaba ari we yohereza kuri misiyo. Iyo Imana ije gutabara rero ireba wa wundi, dore ko nawe Imana yatanze Yesu kuza kwitangira abantu cyangwa kuza gucungura abantu, abizera Yesu umwami n'umukiza barabyumva. Imana rero yitegereje ubwicanyi, uburyo abanyamurenge bari kwicwa, ireba uburyo abagaragu bayo bari gutemwa amajosi, ireba uburyo abadamu baririmbiye Imana muri gakondo y'umurenge, isanga nta bundi buryo, nta yandi mahitamo. Iravuga nti reka nohereze umukanishi. Abakunzi badukurikirana kuva mu bihugu bitandukanye, abadukurikirana impande zose, imigabane itandukanye, cyane cyane abo duhuje ururimi baherereye ku migabane itandukanye ndetse no mu bihugu byabo, ibyo bihugu dupakanye, ibihugu birimo abantu bacu mu nkambi zitandukanye, cyane cyane nizo abantu bacu biganjemo ahatandukanye, cyane cyane mu bihugu muri East Africa ndetse n'ahandi. Tukaba tubasuhuje ndetse tubashishikariza gukomeza gukurikirana Imananga Amateka TV, genda igaruka ku bitaramo by'amateka muri gakondo y'umurenge, ibitaramo by'ubuzima butandukanye. Daudi ugenda ugaruka mu bitaramo imigoroba itandukanye rero muri studio z'Imananga Amateka TV, ibitaramo by'amateka y'umwimerere, ibitaramo bifite ubuzima butandukanye, cyane cyane ku rugendo rw'ubuzima bwacu abanyamurenge muri gakondo y'umurenge, ndetse kugeza aho tugeze mu ruhando mpuzamahanga, aho tugenda tugarura ibintu bimwe na bimwe ku mihindagurikire, ndetse tugenda dukomoza ku buryo tugomba kwihesha agaciro, tukiyambura umwenda w'agasuzuguro kugira ngo tugere muri rwa rwego, kubera ko kuba umunyamurenge no gutahura ko ari wewe munyamurenge Imana yahaye imisiyo yo kugira ngo ubashe guhindura iwanyu. Umunyamerika agomba guhindura iwabo, umunyarwanda nawe akagira uruhare rwo guhindura iwabo. Kuba impunzi uyu munsi cyangwa kuba mu buhunzi uyu munsi ntago bivuze ko wahindutse cyangwa yahinduye identite, uracyari wa wundi, iracyari ya misiyo y'Imana ku buzima bwawe. Ahari hari icyo agiye kwigira muri icyo gihugu cy'amahanga cyangwa aho uherereye, ibyo rero ugomba kubitahura, hanyuma ukumva ko ari wowe igisubizo mu guhindura gakondo y'iwanyu. Twarimo tugenda dukora rero ku magambo akomeye yavuzwe na Colonel Rukunda Michel Makanika, umutabazi wifatanije n'abanyamurenge, umunyamurenge wanze ko bagenzi be, ababyeyi be
ingeri zose z'abantu kuva imurenge barimbuka. N'umwe kandi mu basirikare bakomakomeye bazwi muri gahunda z'urugamba bafashe iki cyemezo cyo gutabara ababyeyi barimo barimburwa muri gakondo y'umurenge. Iki gitaramo cy'umunsi rero turaza dukora ku magambo yavuzwe na Colonel Rukunda Michel Makanika. Colonel Rukunda Michel Makanika yavuze ibintu byinshi cyane bitandukanye, amagambo menshi akimara gutabara. Iki gihe yagiye bazwa, yagiye shakishwa n'ibinyamakuru bitandukanye, ibinyamakuru by'iwacu muri gakondo ndetse n'ibinyamakuru byo hanze y'igihugu, aho abanyamurenge bo bavugaga ko Imana ibohereje Nehemiya byibuze kugerageza kugabanya ubwicanyi bwarimo bukorerwa abanyamurenge. Akimara kugenda rero abanyamurenge bahise bagira icyizere, bumva ko umugabo byibuze utabaye ababyeyi barimo bicwa ari umunyembaraga mu buryo bw'amateka y'urugamba, cyane cyane mu basore cyangwa intware z'imurenge zizwi. Twari busesengure amagambo yagiye avugwa na Colonel Michel Makanika, ariko kubera impamvu z'umwanya w'igitaramo cya Imarangamateka TV ntago tubisesengura, reka tuzabifatire undi munsi. Ijambo rya mbere yavuze cyane cyane rikomeye yabajijwe akimara kugera ku butaka bwo mu karere k'iwabo muri Haut Plateau. Akimara kugeraho yabajijwe n'ikinyamakuru, nibaza ko ari abanyamakuru ba BBC, ubwo uwo munsi yavuze ko barimo bamubaza inzira yagiye acamo n'uburyo byari bigoye. Uyu mugabo yavuze ijambo rizandikwa nanone mu gitabo kizandikwa uru rugamba rumaze kuneshwa cyangwa uru rugamba rumaze guhagarikwa cyangwa ubu bwicanyi bumaze guhagarara. Ijambo yaravuze ngo uje iwabo ntayoboza. Irindi jambo kandi bagiye bagarukaho abanyamakuru bakoresheje Colonel Rukunda Michel ikiganiro, bavuga ko kuza kwe cyangwa gutabara kwe babyeyi be barimo bicwa n'imitwe itandukanye, ndetse aho leta yagiye irebera ndetse ikubitira kugira ngo abanyamurenge aribo babasha kurimbuka, barimbuwe n'andi moko cyangwa n'andi matsinda ava mu yandi moko bategwaga inkunga n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aha nabwo yagiye abigarukaho Colonel Rukunda Michel Makanika, ndetse aho bavugaga ko hari n'ingabo z'abanyamahanga zishobora kuba ziri muri iyo migambi cyangwa yaje kwifatanya nazo. Aha yavuze ko nta gihugu na kimwe cyangwa umuntu uwo ari we wese abafitiye umwenda cyangwa ubarimo umwenda. Ikindi rero cya gatatu, igihe abatandukanye batangiye kuraramika impande zitandukanye, bamiza bavuga ku binyamakuru cyangwa ku maradiyo atandukanye, babaza uyu mugabo muri byari bitewe no na tekinike ze zari zamaze kugenda zija ku mugaragaro, aho umwanzi yaratangiye nawe kuvugira ku maradiyo avuga ko byibuze uyu mugabo asa naho atangiye kubabangamira muri uwo mugambi wa jenoside wari warateguwe. Uyu mugabo kandi Colonel Rukunda Michel Makanika yagarutse ku ijambo avuga ko bataje kwifotoza cyangwa bataje mu bukwe, muri gahunda yajemo yo gutabara cyangwa mu kuza kwifatanya n'abaturage barimo barimburwa muri Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo. Mu ntambara rero cyangwa mu bwicanyi bwakorewe imurenge, mu ntambara z'igihe iminsi itandukanye cyangwa iz'ibihe bitandukanye, iyi ntambara niyo ntambara yarakaje abanyamurenge mu bihugu byose baherereyemo. Iyi ntambara niyo yazamuye uburakare bw'abanyamurenge, nubwo gutabara byari bigoye bitewe no gutatana uburyo abanyamurenge batatanijwe, ariko niyo ntambara yababaje abanyamurenge kubera ko niyo ntambara yakorewemo akagambanira umunyamurenge kurusha izindi ntambara zose. Wari ufite intwari yose rifite ubushobozi bwo gutabara, nibaza ko yari butabara. Uyu mugabo rero icyemezo nk'iki cyangwa iyi decision ye, nibaza ko n'uburyo bumwe n'ubundi bwatumye izina Makanika rizahindura amateka muri gakondo y'umurenge mu